N'amakuru ni inkuru y'incamugongo ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni isanganya rikomeye cyane, impanuka iteye ubwoba ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni impanuka ikomeye cyane yaje guhitana ubuzima bw'abanyeshuri bagera kuri 24 bari mu modoka y'ikigo cy'ishuri cyitwa King David Junior School giherereye hariya n'ubundi mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo ni imwe mu nkuru mu by'ukuri navuga ko iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, bitangaza amakuru bigiye bitandukanye byandikira hariya muri Uganda ndetse no mu bindi bihugu muri East Africa. So rero ni imwe mu nkuru ikomeje kugenda itera agahinda tugiye kuza tugarukaho cyane ko ari impanuka benshi yabateye ubwoba, ari nako bakomeza kugenda bibaza bati iyi mpanuka yaje kuza kuba yaterwa n'iki. Ngira ngo hashize iminsi muri kiriya gihugu cya Uganda humvikana inkuru mu by'ukuri zitari nziza, ahanini donc zifitanye isano n'impanuka, dore ko nyuma y'uko iyi mpanuka ibaye yabaye ku itariki 16 z'uku kwezi n'ubundi kuwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026, murumva ko hashize iminsi igera muri 3 iyi mpanuka ikomeye cyane ije kuza kuba yabera hariya mu gihugu cya Uganda, isiga ubuzima donc isiga itwaye ubuzima bw'abana bagera kuri 24 b'abanyeshuri. Ngira ngo wenda ndagerageza nyuzemo muri screen mubashe kugenda n'ubundi namwe mureba aba bana bose baje kwitaba Imana bazize iriya mpanuka mubona kuri screen zanyu. Ni imwe mu mpanuka nyine ikomeje kugenda ishengura imitima y'ababyeyi bareraga abana babo kuri kiriya kigo cya King David School, aho aba bana n'ubundi bigaga. Biteye agahinda, ntago umuntu yabona icyo avuga, ariko nta kundi bijya bibaho. So rero mu gihe abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati ni iki cyaba cyateye iri mpanuka, amakuru ahari avuga ko iyi mpanuka ubundi ijya kuba yabaye ahagana mu isaha z'isa 5 z'amanywa, niho iyi mpanuka yaje kuza kuba, dore ko ngo aba bana bari banerekeje mu rugo batashye. Murabona ko donc ibigo bimwe na bimwe nyine byigenga cyangwa se bya privé bigira amasaha bitahira, si ngombwa gutahira za saha tuzi. Rero amakuru akavuga ko batashye bageze mu nzira, ngo umushoferi wari utwaye imodoka yari afite umuvuduko uri hejuru. Rero muri uwo muvuduko rero ngo yageze ahantu hameze nk'ahari mwikoni cyangwa se mwikross, gukata biranga, imodoka imurusha imbaraga, birangira yiyubitse nk'uko muri kubona kuri screen zanyu. Hanyuma aba bana bose bahaburira ubuzima. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagira bati birashoboka ko ibi ngibi ari ibitambo batanze kuri aba bana, ati ikindi kandi byongeye n'umwaka ugezemo hagati y'umwaka wenda kurangira, abantu baba bapfa mu buryo bworoshye. So rero abantu bagiye bavuga ibyabo, ariko mwabantu mwe, iyi ni imwe mu nkuru navuga ko mu by'ukuri ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo muri cya gihugu cya Uganda bazafata n'umunsi wo gushyingura aba bana mu cyubahiro ndetse no kunamira imiryango yabuze abana babo baguye muri iyi mpanuka. Mu by'ukuri ngira ngo murumva ko ari impanuka yari ikomeye cyane. Abana 24 ni benshi cyane, imodoka yose
bose barapfuye abari barimo. Rero ubwo abibazaga icyateye impanuka, ngira ngo ubwo wenda murasobanukiwe. Impamvu iyi nkuru nyigarutseho ni uko nabonye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hariya muri Uganda byagiye bikomeza kugenda biburekinga ino nkuru, ndetse no muri Kenya. Nta kinyamakuru cyo mu Rwanda na kimwe cyiza kiburekinga ino nkuru mu gihe cy'iminsi 3 imaze ibaye, ariko njyewe nyine mbanje kugira ngo n'ubundi mbe nabagezaho zimwe mu nkuru zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. So rero nshimire wowe wamaze gukora subscribe ku nkuru yihutirwa. Niba ari ubwa mbere nawe ugeze ahangaha ukaba utarabikora, bikore, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Byari byo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.